Iyi ni ingando online muteze amatwi. Uretse kuba mudukurikira hano ku muyoboro wa YouTube, mushobora no kudukurikira muciye ku rukuta rwacu rwa Facebook no kuri Instagram, mukagira uruhare mu biganiro tubagezaho. Ibitekerezo, inyunganizi n'ibyo mwifuza ko twabategurira mu biganiro tubagezaho, ni mu bitugezaho mubinyujije hamwe muri aho, tuzabisoma kandi tubasubize. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bukwiye umugore cyangwa umukobwa ashobora gukarabya igitsina cye mu buryo bukwiye. Tuvuze isuku y'igitsina cy'umugore n'umukobwa kuko umugore aba afite umugabo bakorana imibonano mpuzabitsina, bityo akaba akwiye kumenya uburyo bwa nyabwo bwo koza igitsina cye mu buryo budashyira ubuzima bwe mu kaga. Tuvuze nanone umukobwa kuko umukobwa mu buryo busanzwe uretse kuba buri kwezi ajya mu mihango, nawe aba agomba kumenya uburyo bukwiye agomba gukora isuku y'igitsina cye, yaba ari mu mihango cyangwa atayirimo. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira aribwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukamukunda ibiganiro tubagezaho muherereye hirya no hino ku isi. Ikaze muri iki kiganiro. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Isuku ni isoko y'ubuzima. Niyo mpamvu iyo tutitaye kuri yo dushobora kurwara indwara ziturutse ku kugira isuku nke. Twese tubwirwa kugira isuku muri byose: gukaraba amazi meza n'isabune mbere yo gufata amafunguro, gukaraba amazi meza n'isabune nyuma yo kuva mu bwiherero, gukaraba amazi meza n'isabune mbere yo konsa umwana ku bafite abana bonsa, kwita ku isuku y'ibyo duteguriramo amafunguro n'ibyo tuyariraho, no kwita ku byo tuyabikamo, no kwita ku isuku y'aho tuyabika n'aho dutegurira amafunguro. Dushishikarizwa kandi kwita ku isuku y'amazi tunywa n'ibikoresho tuyabikamo, hakiyongeraho no kuba tugomba kwita ku isuku y'amazi tubamo, tukayakubura cyangwa tukayakoropa. Ibyo bikiyongeraho kuba tugomba no kwita ku isuku y'imyenda twambara. Impuguke mu by'ubuzima zivuga ko turamutse dushoboye kubungabunga isuku y'ibintu bitandukanye, byaturinda ku rugero ruri hejuru ya 60% by'indwara zose turwara. Urebye isuku ni ngombwa kandi isuku ikora ahantu hose. Nk'uko twabivuze haraguru, twavuze ko muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo bukwiye bwo gusukura imyanya ndangagitsina y'umugore cyangwa umukobwa. Mu kureba ibi uko bikorwa mu buryo bukwiye, turabigabanyamo uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukureba uko iyo suku yakorwa mu gihe umuntu arangije gukora imibonano mpuzabitsina, no kureba uburyo bwo kuyikoramo mu gihe nta mibonano yabayeho. Reka duhere ku buryo bwo kwisukuramo mu gihe nta mibonano yabayeho. Bitewe n'imiterere y'umubiri wacu, ibice bigize imyanya ndangagitsina biherereye ahantu hasohokera ibyuya byinshi ku mubiri wacu. Ahandi hantu hatari ku myanya ndangagitsina hasohokera ibyuya byinshi ni mu kwaha no mu birenge. Hari abantu bamwe bibaza niba imyanya ndangagitsina y'umugore inuka cyangwa igira impumuro runaka. Mu by'ukuri ntabwo imyanya ndangagitsina y'umugore igira impumuro runaka, ntabwo ihumura kandi ntabwo inuka. Icyakora bitewe n'impamvu zitandukanye, hashobora kunuka bitewe n'impamvu z'uburwayi, cyangwa hakanuka biturutse ku mpamvu zo kuhagirira isuku nke, cyangwa hakagira impumuro runaka bitewe n'amavuta umuntu yisiga. Urebye uko aha hantu hateye, hegeranye cyane n'umwanya usohokeramo umwanda ukomeye. Kuba bimeze bitya, igitsina gore kigirwa inama ko mu gihe barangije kwiherera ibikomeye baba bakwiye kwihanaguza impapuro z'isuku zabugenewe, kandi ibyo bigakorwa neza ku buryo bukwiye. Uburyo bukwiye ni uko iyo urangije kwiherera ugomba kwihanagura ujyana inyuma aho kwihanagura uzana imbere. Kwihanagura uzana imbere bishobora guteza uburwayi runaka kubikora, nka za infection zo mu gitsina, ukajya wumva hakuryaryata ukumva ushaka gushimamo imbere. Ikindi umugore cyangwa umukobwa aba agomba kwitaho ni ukumenya uburyo bwiza bwo kwiyogosha ku myanya ndangagitsina.
Twavuze ko ku myanya ndangagitsina ari hamwe mu hantu umubiri wacu usohorera ibyuya byinshi iyo turimo kugenda cyangwa turimo gukora imirimo itandukanye. Kuba bimeze bitya bishobora gutuma mu gihe utogoshe insya zifata icyuya kikumiramo cyangwa zigafata amaraso y'imihango, bityo bigakurura umwuka mubi. Niyo mpamvu umukobwa cyangwa umugore ashishikarizwa kwiyogosha inshuro imwe mu cyumweru, bitewe n'uko umusatsi we ukura vuba cyangwa ugakora gahoro gahoro. Gusa mu kwiyogosha hari abakoresha uburyo bwa kera butakigezweho, kuko ku bantu benshi butuma barwara ibiheri cyangwa udusebe duto duto ku myanya ndangagitsina. Si byiza ko mu gihe wiyogosha ukoresha urwembe cyangwa kuma kazwi ku izina rya jirete, kuko akenshi gakomeretsa abagakoresha bigatuma bazana ibiheri ku gitsina cyangwa bakazana uduheri duto dutoya cyangwa udusebe duto, cyangwa kakababaza mu bundi buryo. Ibyo biheri cyangwa udusebe tuza urangije kwiyogosha turabangama, kuko dushobora gutuma wumva ushaka gushimaho kabone n'ubwo waba uri mu bantu, cyangwa tukazamo amashyira, cyangwa hajyamo icyuya bikakurya, bikaba ibyayamvugo ngo ni ugushyira umunyu mu gisebe, dore ko mu cyuya nyine haba harimo umunyu. Bitewe n'uko ubyumva n'ubushobozi ufite, aho gukoresha jirete cyangwa urwembe byaba byiza uguze akamashini gato kabugenewe ushobora kwifashisha wogosha ku myanya y'ibanga, kuko ko kadakunze guteza ibyo bibazo tumaze kuvuga haraguru. Byibuze ufite kuva ku mafaranga 8,000 kuzamura, ushobora kubona ku kamashini gakoreshwa n'umuriro, kuko gacagingwa bitewe n'ubwoko waba ushaka gukoresha. Nyuma y'ibi reka turebe uburyo bwiza bwo kuhakaraba noneho. Mu gihe umukobwa cyangwa umugore agiye gukaraba ku myanya ndangagitsina, birabujijwe kuhakarabya amazi n'isabune cyangwa ngo ushake gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gukaraba mu gitsina mo imbere. Hari abakobwa cyangwa abagore bajya bakaraba bagafata agatambaro bakagatosa bakagakoresha mu kwiyozamo imbere mu gitsina, cyangwa baba barimo koga bagasiga isabune ku gitsina. Ibi ntabwo bikwiye, kuko biri mu biteza za infection nyinshi zitandukanye abagore cyangwa abakobwa. Reka turebe impamvu bidakwiye. Icya mbere ni uko igitsina cy'umugore cy'ubwacyo cyifitiye uburyo karemano cyikoreramo isuku. Hari amatembabuzi karemano aturuka mu gitsina gore afite umumaro ukomeye cyane wo gusukura no gusohora akantu kose k'umwanda kaba kinjiye mu gitsina mo imbere, ku buryo gasohoka hanze, ndetse n'inkari ubwazo zikaba zagasohora bidasabye ko wowe ubwawe wozamo imbere. Igitsina cy'umugore kirisukura ubwacyo bidasabye ko ucyozamo imbere. Icyo uba ugomba gukora ni ukoza ku bice bigaragara inyuma, ukahoza neza n'amazi gusa, atari mu rufuro cyangwa ngo usigeho isabune. Impamvu ya kabiri ituma biba kirazira kogesha isabune ku gitsina ni ukubera imiterere karemano y'igitsina cy'umugore. Nk'uko bitangazwa n'abahanga mu by'ubuvuzi, bavuga ko mu gitsina gore harimo mikorobe ibihumbi n'ibihumbi. Mu gitsina cy'umugore mo imbere hari mu bice by'umubiri bigaragaramo mikorobe nyinshi cyane. Gusa abahanga mu by'ubuzima batangaza ko izo mikorobe atari mbi, ahubwo ari ubwoko bwa mikorobe nziza cyane ziba zikenewe n'umubiri, kuko ziwufitiye akamaro gakomeye. Izi mikorobe ziherereye muri iki gice zifite umumaro ukomeye wo kurinda ko hagira indi mikorobe yakwinjira mu mubiri inyuze muri uyu mwanya. Izo mikorobe ziba zimeze nk'abasirikare barinze ku marembo. Isabune nayo ifite ubushobozi bwo kwica no gukuraho udukoko na mikorobe zitandukanye. Niyo mpamvu rero iyo ushyizeho isabune yica izo mikorobe karemano ziba zikenewe n'umubiri, ziharinze cyangwa zikagabanya ubudahangarwa bwazo, bityo bikaba byatuma zidakomeza gukora umurimo wazo w'uburinzi neza no mu buryo bukwiye. Niba abarinzi bapfuye
cyangwa nta mbaraga bafite igihe cyose umwanzi aziye arinjira agakora ibyo ashaka byose. Iyo rero umugore cyangwa umukobwa akaraba isabune ku gitsina cye cyangwa akahakarabya amazi arimo urufuro cyangwa agashaka kozamo imbere, biri mu biza ku isonga mu guteza za infection vaginale z'ubwoko butandukanye. Ibi bituma umuntu aribwa mu myanya y'ibanga cyangwa kumva uburyaryate bugenda bwiyongera kugeza n'aho umuntu atangira kubabara cyangwa gutonekana mu kiziba cy'inda. Mu gihe waba ufite iki kibazo cyangwa ujya ukigira, wagana inzego z'ubuzima zikagufasha. Mbibutse ko iyi ari Ingando online mukomeje gukurikira. Reka tugana ku musozo turebereye hamwe uburyo bwiza bwo kwisukura nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu myiteguro y'iki gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina, imiterere y'umubiri wacu irahinduka ku buryo igitsina nacyo gitangira kurekura amatembabuzi runaka yo kongera ububobere mu gitsina mo imbere kugira ngo icyo gikorwa kize kugenda neza. Uretse ko atari ihame kuri buri wese cyangwa bikagira itandukaniro runaka bitewe n'impamvu zinyuranye cyangwa imiterere y'umubiri, no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nyirizina hari andi matembabuzi ashobora gusohoka. Muri iki gikorwa iyo gikozwe umugabo nta gakingirizo yambaye, hari igihe asohoreramo imbere mu gitsina cy'umugore. Nyuma y'ibi umugore aba agomba gukaraba amazi meza kandi bikaba byiza yiyuhagiye umubiri wose, dore ko hari n'abo iki gikorwa kibiza ibyuya. Mu gukaraba ntabwo aba agomba kugira ikintu ahanaguza mu gitsina mo imbere ngo ahanaguremo amasohoro, ahubwo wicara usutamye nk'ugiye kwihagarika, hanyuma amasohoro ubwayo akisohora, maze ugakoresha amazi meza ugakaraba ibice by'igitsina bigaragara inyuma, maze ukabona ubukaraba umubiri wose. Niba turimo kuvuga ku isuku y'igitsina cy'umugore, ni ngombwa ko umugore cyangwa umukobwa anitwararika ku isuku y'imyenda y'imbere yambara. Iyo myenda y'imbere igomba gufurwa mu mazi meza ndetse hagakoreshwa n'isabune, ariko nanone ukibuka kuyunyuguza mu mazi meza byibuze inshuro 3 kugira ngo isabune ishiremo neza, maze ukayanika ku zuba cyangwa yaba imaze gukamuka ukayitera ipasi kandi ukayibika ahantu hatagira ubukonje bukabije. Ni byiza ko umwenda w'imbere wambarwa inshuro 1 ku munsi cyangwa ukawuhindura ku buryo wakoresha imyenda y'imbere 2 ku munsi umwe, maze igafurwa ikabikwa n'isuku. Niba hari igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo ufite, wakitugezaho binyushije mu mwanya wageneye komenti cyangwa ukakitugezaho ukinyushije kuri page yacu ya Facebook cyangwa kuri Instagram yacu yitwa Ingando online. Niba utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora no kwemeza kunzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko ari ikiganiro turangije kugutegurira buri munsi. Niba kunze iki kiganiro, gisangiza abandi ukanda ahantu handitse share, maze nurangiza wibuke gukanda handitse like. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.